w'Imana mu mudiho mwiza unyuze amatwi karyohera umutima. Abantu mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe, nanjye nkomeje kubaha ikaze. Abantu bari i Karama Norvege, mwese y'inkera ibakeshe umutima. Nshuti yanjye Nzaribara, inkera nigukeshe umutima, ariko ubwo murabizi ko mutuye mu bikingira. Haruguru yanyu gatoya hari ibigabiro by'umwami Rwubugiri, ubwo ni Rwabugiri wahoze yitwa Rwubugiri. Abantu bari ku ijuru rya Gasogi, reka mbabwire ngo iyi nkera ibakeshe umutima. Inshuti yanjye Rutikanga kandi inshuti y'igitaramo, iyi nkera ni gukesha umutima, kandi wihangane nubwo utameze neza. Umubiri hari ukuntu uba utameze neza, ariko mu buryo bwa roho cyangwa se bw'umwuka, iyo ukomeye bibasha koroshya n'umubiri, kandi uraza kumera neza. Turaza kugusengera nk'abataramyi, unabwire uwo bebe wacu uti nawe urware ubukira, wowe n'umuryango wawe. Iyi nkera ibakeshe umutima, kandi Imana ikomeze kubaturindira, ubutaha tuzataramane muri bazima. Jemuve, nawe iyi nkera igukeshe umutima. Afande Jemuve Jean Marie Vianney, iyi nkera igukeshe umutima, wowe nabo muri kumwe mukomeze mutubere ku ruhembe, mukomeze mutubere ku nkiko z'u Rwanda. Reka kandi iyi nkera nyiture abantu bose bashinzwe umutekano, kugira ngo tube twicaye aha dutaramye nuko dufite umutekano. Hari ababa babigizemo uruhare, abasirikare, iyi nkera ibakeshe umutima aho muri hose, abapolisi, iyi nkera ibakeshe umutima mwese, ndetse n'abandi bose kumanuka kugera ku nkeragutabara, iyi nkera nibakeshe umutima. DJ Isa, iyi nkera nawe nigukeshe umutima, wowe nabo muri kumwe bose, iyi nkera ibakeshe umutima. Turagenda dutarama rero, turaza kwizihirana. Mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko yacu, reka mbanze nakire umutumirwa uri hano. Nkurikije insanganyamatsiko maze kubabwira, urabona yuko yaba afiteho nka 40%, ariko reka ndetse kubivuga. Uraho neza? Uyegereze indangururamajwi yawe. Amakuru ki? Amakuru ni meza, twari dukumburanye. Mumeze neza cyane. Harya ngo witwa DJ Brown Official. Bakakwita? Oya, ibyo se nibihagije. Bimwe mu byo nashakaga kumenya n'ibyo birimo. Cyaba ari igitangaza cyane kubona uze kumbabarira nimba ari wemeraho. Oya, kubera ko waje wizanye. Oya, ntabwo wemeraho. Uze kunkundira mugire ikibaho nigishiriza. Oya. Cyaba ari igitangaza kubona umugabo cyangwa se umusore ungana nkawe, ufite umuryango avukamo, kandi nzi neza ko yemera, abaye ashobora kuwihakana ku mugaragaro. Senkwako basi wavuze undi. Uvuga umusore turi mu kigero kimwe, bana ngewe. Umuntu ugeze mu myaka nk'iyo ugezemo, cyangwa wowe nk'iyo ugezemo nawe. Njye ntabwo ndi mu bantu bayihakana umuryango mvukamo. Ndetse njyewe nabihakana. Kuko nitwa Mwakoze. Okay. Rero iyo ugiye kutubwira ukatubwira ngo uri Brown, bivuze ko iwanyu utakihashaka. Bikitubwira iwanyu nuko witwa. Okay. Tukamenya n'ukomokaho. Ubwo icyo gihe tumenya ngo uyu muntu nuwa, ariko iyo utahashaka ntushobora kuhavuga. Ubwo se nihakanya ababyeyi? Wihakanya ababyeyi.
ko ntibigeze bakwita izina iryo bakwise wararyanze. Okay. Aha, ngo rero nyine ndimo ndagenda mbafata. Uzi impamvu se? Gahoro gahoro. Nari kwivuga nkivuga imyato. Ngaho itature. Oya, ntabwo naguca mu ijambo, ntabwo njya mvugira mu bakuru. Muri ibyo nakavuze byose wabimvugiye cyagiye utangira gusohoza abanyarwanda. Uhisunyita harabavuga ngo nabazimo. Oya. Ni ukuvuga ngo nyine ibyo nakavuze, oya ndiguha abakuru. Abakuru nagara abakurambere. Abakuru n'abakurambere ni ibintu bitandukanye. Ubu bakuru rero n'abadukuriye. Ariko abakurambere usibye wenda ibintu byagiye bihinduka, abantu bakigira abahanga bagashaka guhindura, umuntu asigaye avuga ikinyarwanda ukumva unagihinduyemo ikindi. Biyise abanyabwenge cyane, ariko biriya si ubwenge n'ubujiji. Niko nge mbyumva, abadukurikiye muraza kuza kutubwira aho umuntu asigaye avuga ijambo ry'ikinyarwanda undi akarihinduramo irindi. Wavuga wenda ngo abakurambere ni umuntu wakuze mbere yawe, ni umuntu uri imbere yawe, ni umuntu wakuboneye izuba, ni umuntu waje mbere yawe, urumva, ni umukurambere, ni wowe wakuze mbere yawe. Ariko nk'ushobora kumbwira ngo ntago naca mu ijambo abakuru, ugahita numva ko ungize wa wundi. Urazi se, reka nkubwire. Ubusane kuvuga ngo ntago naca mu ijambo bakuru bacu. Oya nibyo waruvuze byari byo. Yes, byari byo. Hari kosa mfitera nta na rimwe. Hanyuma kugira ngo twihute nsobanurire rero uburyo ugize gutyo ugahita wihakana umuryango. Oya biterwa n'umuryango. Ubu nimba mukecuru aguhanze amaso akaba bizi ko mwiyitwa ugira izina ry'umuryango, ugiye kumbera nk'aba bandi bavuga ngo amazina yacu ni amapagani, ngo ayirya ni amakristo. Ntaho mutandukaniye. Oya ngaho garuka mu rugo rero. Reka tugaruke mu rugo. Oya nta muntu wakwihakana umubyeyi. Utamwihakana si udashaka kumuvuga ntubo wamwihakanye. Oya ntago bamwihakanye. Abaye atariho se. Oya abaye atariho, ariko icyo yagushyizemo kiracyahari. Ahubwo ubundi iyo umuntu yabyaye aba abonye umuzuko wa mbere. Ni ukuvuga ngo kuba iso adahari hano mu bazima tubona, ukaba uri aha ngaha, ubwo arahari, wowe uri umuzuko. Ni ukuvuga ngo rero noneho iyo ugeze aho udashaka, iyo utangiye kuvuga ngo niba nitwa Nkwakuzi nkaba ari izina nahawe na data, iryo zina rikazamuka rikagira ahantu rigera, data azanezezwa naryo. Ariko Nkwakuzi kuko yari inyisi. None wowe urageraho wakwiye kumuhereza icyo cyubahiro, ugahita umwihakana mu bo yabyaye. Kuko iyo uri kutubwira Brown, ntekereza ko atari ryo zina ry'umuryango. Ariko ko igihe wabitinzeho ndagira ngo ubisobanure, nimba ntaryo ugira tubimenye. Huya ndayafite. Ikindi ko mfite menshi ariko. Tubwire. Ubwo ngiye kukubwira yose nagutuma no kuri banki ukajya kura ko harari, kuko washaka ko yaranongutseho. Icyo ndakiretse ndakihoreye. Babyeyi murerere u Rwanda. Babyeyi murerere u Rwanda, ndagira ngo mwicare muce akabogi mutere agatebe tuganire. Uyu ni umusaruro w'ababyeyi. Hanyuma mbere yuko twinjiramo neza, ndagira ngo sugira banza ndebere abantu babiri